benshi mwe muzi ko yakatuye burundu ndetse rwose ko ibyo byasigwaho akadomo. Ariko siko bimeze kuko uyu mugabo yamaze kugeza ubujurire bwe mu rukiko rukuru rwa Kigali nk'uko ikinyamakuru Gihe.com cyabitangaje, ndetse akaba ari kwitegura kongera kuburana ku byaha yiyemereye ubwe imbere y'ubutabera ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2024. Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 birimo kwica ku bushake aganijwe igifungo cya burundu, azabana mu bujurire mu rukiko rukuru rwa Kigali ku wa 13 Kamena 2025 saa 7 za mu gitondo. Ibyaha yahamijwe birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, kwinjira mu makuru ya mudasobwa cyangwa se uruhererekane rwa mudasobwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, guhisha umurambo, gukoresha ibikangisho no gufungira umuntu ahatemewe. Urukiko kandi rwari rwategetse ko Kazungu azatanga indishyi z'akababaro zagera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye. Kazungu waburanye yemera ibyaha akanasaba imbabazi no koherezwa n'urukiko ngo kuko yatanze amakuru yari akeneye mu gihe cy'iperereza ntiyanyuzwe n'imikirize y'urwo rubanza. Yahisemo kurujurira mu rukiko rukuru akaba azaburanishwa ku wa 13 Kamena 2025. Ibyitezweho muri uru rubanza, Kazungu Denis azasaba imbabazi ko yagabanyizwa igihano cya burundu yakatiwe mu gihe ubushinjacyaha bwo buzakomeza kugaragaza ko igihano yahawe cyari gikwiriye. Kazungu yatawe muri yombi muri Nzeri 2023 ubwo abagenzacyaha bavumburaga umwobo yatajyemo imirambo yabo yemeraga ko yishe. Uyu mwobo wari mu gikoni cyaho yari acumbitse mu kagari ka Busanza, umurenge wa Kanombe, mu karere ka Gasabo. Ariko se ubundi dusubiye inyuma, mbere y'uko uyu mugabo afatwa, ubundi yakoraga mu buhe buryo? Yafashwe ate ndetse aburana ate? Mu by'ukuri byose byagenze gute? Reka twinjiye muri The Inside y'uyu munsi. Kora subscribe kugira ngo gikomeze kubana natwe mu biganiro tubategura umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa Jo12 ngo hayi ikaze. Turi ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu 2024. Ko turi mu rubanza rw'umugabo wari ufite amatsiko n'abantu benshi yo kumva icyo avuga ko byayashinzwaga, maze hageze imbere y'umucamanza ati byose ndabyemera. Abantu barumirwa, bamwe bose batinya no kongera guhuza amaso nawe kubera kumva ubwe yiyemera ibyo yashinzwaga mu gihe batekerezaga ko ashobora guhakana bimwe na bimwe. Kazungu Denis yafashwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023 aho yaregwaga kwica abakobwa 13 n'umusore umwe mu bihe bitandukanye. Uburyo yabicagamo rero ngo bisa nkaho ari ibintu yari yateguye, kuko ngo yatahanaga umukobwa umwe cyangwa akamutumaho mu buryo bwo kumusura, ndetse ngo bamwe yabizizaga akazi cyangwa ibindi. Rero ngo iyo yamaraga kumugeza mu nzu yaramusambanyaga, ubundi akamuboha agatangira kumukubita, akamubabaza ari nakamwaka bimwe mu by'agaciro atunze, birimo kumwaka imibare y'ibanga y'abakoresha kuri telefone, kuri momo no kuri banki zitandukanye. Ngo wangaga kuyimubwira rero yaramunigaga ndetse akamujomba ikaramu mu zuru. Bumwe mu buryo yakoreshaga babaza umuntu nk'uko byatangajwe n'uwamucitse, ati wumvaga ugiye guhera umwuka ukamubwira byose ashaka. Iyo yamaraga kwaka ibyo yashakaga byose kandi yahitaga gutera umukasi mu jisho no mu nda kugira ngo utabona imbaraga zo kumurwanya cyangwa gutabaza. Ubundi ngo akakwica gake gake yifashishije inyundo cyangwa se ibindi bikoresho yabaga yarateguye. Ubundi ngo akaguta mu mwobo yari yacukuye mu gikoni cyo mu nzu yari atuyemo i Kanombe. Usibye kandi abayishe bene uru rupfu ngo hari n'abandi babiri yemera ko yatetse, bo bakaba batabashije kubonwa. Benshi rero bibaje niba yarabariye birayoberana kuko nta makuru yigeze ajya hanze agaragaza ukuri kw'irengero ry'imibiri y'abantu. None se ubundi abantu bose bagera ku 14 Kazungu bahoraga iki? Usibye uyu musore umwe witwa Turatsinze Eric, ngo niwe Kazungu bibika mu we yishe bitewe n'uko ngo yabonye basa, ubundi akamwica yangiza agafata ibyangombwa bye akaribyo akoresha nk'umwirondoro we. Ni ukuvuga ko Kazungu Denis yagendanaga indangamuntu witwa Turatsinze Eric, nyamara nyir'indangamuntu we yaramaze kwicwa kera. Abandi basigaye bo ngo yababaga ko bamwanuje sida ku bushake. Aha benshi bibajije ikibazo kigira kiti ko sida yandura rimwe gusa, Kazungu akaba yishe abantu bagera ku 13 yavuga ko bamwanuje sida, ni gute bose bamwanuje sida? Kazungu kugira ngo agere kuri abo bose yishe yakoreshaga amayeri atandukanye. Bivuga ko ngo yari afite umukobwa wamuhuzaga n'abandi bakobwa, rimwe akababeshya akazi. Ubundi ngo uwo mukobwa bakoranaga akababwira ko yashatse umugabo ari we Kazungu, hanyuma bakaza ngo baje kumusura, ubwo nyine bakisanga mu nzu kwa Kazungu. Byavuzwe kandi ko uyu Kazungu yaje gucikwa n'abakobwa babiri, ndetse akomeza kubatera ubwoba ko nibamutanga azica imiryango yabo yose akayimara. Gusa umwe yaje gufata umwanzuro atanga ikirego kuri RIB. Nk'uko Kazungu yatawe muri yombi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 nibwo uyu mugabo Kazungu Denis yagejwe mu rukiko ruherereye Kicukiro, aho yari arinzwe bikomeye, ndetse akaza kuhahurira na bamwe mu bo yiciye ababo, barimo umubyeyi w'umusore yishe maze agakoresha ibyangombwa bye. Uyu mubyeyi akibona Kazungu kwihangana byaramunaniye maze asuka amarira menshi cyane.
gusa Kazungu we yagaragaraga nk'udafite ubwana buke ndetse rwose anyuzamo akanisekera. Ageze imbere y'umucamanza yabwiye ibirego byose aregwa ndetse n'ubuhamya bw'ibyo yakoze byose. Mu gihe bose bari biteze ko agiye kubihakana, Kazungu yaragize ati ntacyo ndenzaho, maze abwira umucamanza ko ari ufite umupira mu kibuga cyangwa ngo akariko kamucika. Ubundi abwira umucamanza ko icyifuzo cye ari uko urubanza rukurikira rwazaburanishwa mu muhezo kubera ngo amabanga menshi yari abitse atifuzaga ko yagira mu bitangazamakuru. Gusa ibi ngibi urukiko ntirwabyemeye. Kuri ubu rero Kazungu Denis amaze imyaka 3 afunze, aho yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu. Ni mu gihe kandi amakuru hari kuri ubu ari uko yamaze gutanga ubujurire, aho azaburana mu rukiko rukuru rwa Kigali ku wa 13 Kamena 2025 saa 3 za mu gitondo, nk'uko ikinyamakuru igihe.com cyamaze kubitangaza. Nansi wari ikiganiro cy'uyu munsi, ngushimira ko wabanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.